Bakunzi bamenye Nyurabwenge TV, kongeye kubasuhuza mugire amahoro y'Imana aho muri hose ku butaka bw'u Rwanda. Namwe bumva ibyo tuvuga aho muri hose mu isi, tubifurije ibyiza biruta ibindi. Mu kiganiro Menya n'ibi twabateguriye icyegeranyo ku makimbirane abyara intambara mu bantu, igice cya mbere. Bahaye ikaze, Nyiribyukusenge Sylvain. Mbere yo gutangira ikiganiro Menya n'ibi, reka mwibutse gukora subscribe niba utarayikora, ukandaho hasi ku kabuto gatukura na share tubane 5/5. Hasigaye dukomeze. Bakunzi bacu, namwe bumva ibyo tuvuga kuri uyu mubumbe wacu, hari byinshi bidasobanutse ku bantu, cyane intambara, inkomoko yayo, ikiyitera n'icy'abahanga babivugaho. Abashakashatsi b'amateka bavuga ko intambara iterwa n'ibintu byinshi, ariko hakabamo ibice biza imbere kurusha ibindi. Ibi bice nibyo bihurizwaho na benshi. Ibyo ni inzara, abagore, ubutunzi, icyubahiro, ishyari, amadini n'ibindi byinshi. Ariko hari igice kiza imbere batavugaho, cyane ari cyo gice gikomeye tugiye kwibandaho muri iki kiganiro cyacu, igice bita ubwami. Reka duhere ku nzara. Inzara ni intambara ituruka mu mubiri w'umuntu indani. Iyo igifu kitabonye ibiribwa, kibimenyesha ubwonko nk'igice kiyoboye ingingo zose, nabwo bugafata umwanzuro wo gukorana inama n'izindi ngingo z'umubiri mu kureba aho ibiribwa bigomba guturuka. Icyo bukora ni ugukangura ingingo zose, bukazimenyesha ko nizitabona ibiribwa zipfa, bukazumvisha ko igifu kibabaye, nazo zikerekezaho ibiribwa biri, zititaye ku ngaruka byatera. Gukunda abagore, ubutunzi n'ibindi, ibyo byose nta shuri ribyigisha, ahubwo ni kamere muntu. Umuntu arabivukana. Ibyo byose iyo utabikoze ufatwa nk'injiji mu bantu, kandi kubishaka ni ihame. Nta shuri ryigisha kubirwanira gusa, amashuri yigisha kubishaka. Ni ibintu buri wese ufite ubwenge yiyigisha mu buzima bwacu. Kugira ngo tubeho dukenera kurya. Ntiwabaho utarya. Ikindi, iyo umaze kurya ukenera gushimishwa, gukundwa, waba uri umugabo cyangwa umugore. Ubwo nibwo buzima bwuzuye buri wese aba yifuza. Ariko ntibiciraho ngo unyurwe, kuko buri munsi uhora ushaka ibyiza biruta ibindi. Ni kuba ureba abagukikije ibyo bakoze, ureba ibyo bafite nabyo ukabyifuza kugira ngo bibe ibyawe, kugira ngo ubarushe ube ari wowe mwami uganje. Kuko iyo utunze byinshi ukundwa na bose, ukavugwa neza na benshi cyane, ukaba indatwa cyangwa umuyobozi. Gusa icyitonderwa, kuba umutunzi si ibya buri wese kuri iyi si. Ni koko, kuba umutunzi si ibya buri wese, kuko abantu bose badakira muri iyi si. Reka noneho twinjire mu kiganiro neza. Umwami ni iki, cyangwa ubwami bwatangiye ryari? Butangizwa nande? Kuki ari bwo nyirabayazana y'intambara zose kuri uyu mubumbe? Kugira ngo usobanukirwe neza intambara zose zibera ku isi, kuko ubuzima tubayemo muri iyi si turi mu byiciro. Ubuzima dukomora ku basokuruza bacu, ibyiciro byashyizweho natwe. Ibiremwa muntu byagize imbaraga kurusha abandi. Mu ntangiriro z'ibihe bashyizeho ibihugu byabo, bagena ibyiciro. Muri byo nibo bashyizeho ibyiciro bitandukanye. Tugiye kubasobanurira ibyo byiciro. Hashyizeho ubwami, haricyo cyiciro cya mbere. Bashyiraho ibikomangoma nk'icyiciro cya kabiri. Bashyiraho abatware nk'icyiciro cya gatatu. Bashyiraho abatunzi nk'icyiciro cya kane. Yewe bashyiraho abaturage cyangwa rubanda rugufi nk'icyiciro cya gatanu. Bashyiraho n'icyiciro cya nyuma, aricyo cyiciro cy'abacakara, kikaba icyiciro cya gatandatu. Ibyo byose babyita kamere muntu. Kamere muntu ni ikintu kitakuvamo. Bivuga kwikunda, bikaba igice gikomeye mu bitugize. Icyiciro cya mbere ari cy'ubwami cyangwa se umwami. Umwami yemerewe
gutwara byose ashaka mu gihugu ayoboye, ariko umunyarwanda we yaravuze ngo abagore bose ni ab'umwami kandi agomba gusengwa n'ibindi. Ibindi byiciro biteye gutya: icyiciro cya kabiri ni abagomba gutungwa n'ibyiciro bikurikira: akazi kabo, ukwiga gusa kandi hakavamo uwasimbura umwami mu gihe atanze. Abo bagomba kuba abana b'umwami cyangwa abo bavindimwe. Icyiciro cya gatatu ni abantu bafite imbaraga b'intoranwa baturuka mu miryango yabo b'abanyabwenge bagomba kwemeza amategeko n'amabwiriza y'umwami no kuyashyira mu bikorwa. Bagomba kurya ibyiza by'ibwami no gukorerwa n'ibyiciro biri inyuma, yewe no gukusanya amaturo y'ibwami. Icyiciro cya kane ni abagomba gutura amaturo akomeye ibwami, bemerewe kugira abacakara babakorera. Icyiciro cya gatanu cyo ni icyiciro kigomba gukorera ubwami, kigomba gukorera ubwami n'abatware, kikavamo abaja, abagaragu n'abantu batagira imitungo yabo ubwabo. Naho icyiciro cya gatandatu ni icyiciro cy'abacakara, ari cyo cya nyuma. Bagishyiragamo abantu basuzuguraga ubwami cyangwa abatware mu gihe bagiriwe imbabazi n'umwami cyangwa se bakicwa. Gusa umunyarwanda yaravuze ati umwami niyica hica rubanda, cyangwa se abanyage b'intambara ntacyo bemerewe gutunga. Ubuzima bwabo bwose ni abacakara. Babashyiragaho nka kashi cyangwa se sinye nk'ikimenyetso ko ari umucakara iteka kuwamubona wese. Gusa ubushakashatsi ntibuvuga neza aho ibyo byatangiriye n'uwabitangije. Ibyo byose amateka ntavuga neza igihe nyacyo byatangiriye, kuko amateka atabivugaho rumwe, ariko ni uruhererekane mu ndimi zose n'amoko yose mu isi. Ibyo byiciro byamaze ibihumbi byinshi by'imyaka, bamwe babyemera nk'ihame nakuka, ariko bamwe ntibabyishimire kuko babifataga nk'akarengane ku mbaga nyamwinshi, cyane nk'icyiciro cya gatanu n'icya gatandatu, kuko amategeko n'amabwiriza y'umwami ntiyabarengeraga. Bari mu buzima bwabo bwihariye. Ariko abashakashatsi bavuga ko atari bo batangije intambara, kuko ubushakashatsi bwerekana neza ko intambara z'ibihugu zitangizwa n'icyiciro cya kabiri, ari cyo cyiciro cy'ibikomangoma, gifatanyije n'icyiciro cya gatatu, ari cyo cyiciro cy'abatware. Abo bose ni abanzi b'ibyiza by'ibwami. Ubushakashatsi bugaragaza neza ko 80% izo ntambara zituruka mu cyiciro cya kabiri yewe n'icya gatatu, naho 20% ni intambara zituruka hanze. Ubwo ni ukuvuga ko ubwami butera ubundi bwami. Ibyo Bibiliya ivuga ngo ishyanga rizatera irindi shyanga. Intambara zitangira ryari rero? Intambara zitangira igihe ibikomangoma byananiwe kumvikana, hakazamo kurwanira intebe y'ubwami, cyangwa se abatware bigometse ku bwami. Iyo ubwumvikane bwabuze mu bwami, icyo gihe buba buhatse intambara ikomeye. Naho bya byiciro byo hasi byo ntibiteza intambara gusa, nanone byifashishwa n'ingabo, kuko byo birayoborwa bikayoboka bigatambwamo ibitambo ku rugamba, ndetse barwanira igice runaka cy'abakomeye, hari icyo gice kiba cyarabakolonije. Ubushakashatsi bugaragaza ko kandi nta muntu wo mu cyiciro cya kane cyangwa icya gatanu cyangwa icya gatandatu wari wemerewe kuba umwami, kandi ubushakashatsi bwerekana ko kurwanira imbaraga
cyangwa se kurwanira imbaga n'imitungo, abacakara hagati y'ibikomangoma n'abatware nibyo soko y'intambara zose kuri uyu mubumbe. Hari ibyo umunyarwanda yavuze ko umwera uturutse ibukuru ukwira hose. Intambara zavuye ibutware zigera mu baturage, aho abantu batangiye kwigomeka ku bwami, abandi bakagirana amakimbirane hagati yabo, bapfa abagore, imitungo n'ibindi byinshi bitandukanye. Ariko abashakashatsi bavuga ko isi ifite ubutunzi bwatunga buri muntu wese ku isi, hakabaho neza mu mudendezo. Ariko kubera intambara n'amakimbirane n'ibindi nk'ibyo no kwikunda, bamwe barakira abandi bagakena. Ubwo nibwo buzima muri iyi si ya none tubayemo. Naha dusubikiye ikiganiro cyacu cyamenya nibi, mwari kumwe na Byukusenge Silver. Ikiganiro cyacu nakagaruka.